Ibyishimo ni byose mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Kiyombe ubwo hakinwaga umukino wa nyuma mu mupira w'amaguru mu irushanwa ryateguwe na RYVCP iterwa inkunga n'uruganda Ubuzima Nyabwo Limited mu kinyobwa cyayo Acting Wine. Ni umukino wari witabiriwe n'abantu benshi baturutse mu duce dukikije umurenge wa Kiyombe ndetse n'abaturage bo mu murenge wa Kiyombe, wahuzaga ikipe ya Tovu ndetse n'ikipe ya Gitenga. Nyuma y'aho umukino wari uteganirijwe wo gushaka umwanya wa gatatu wagombaga guhuza Kabungo na Gataba, byaje kurangira Gataba ititabiriye maze ikaza guterwa amaga. Ikipe ya Gitenga rero yaje gutsinda Tovu igitego 1-0, maze Gitenga yegukana igikombe nyuma y'igihe kirekire ijya atwara ibikombe muri uno murenge wa Kiyombe. Nyuma y'umukino haje kubaho kuganiriza abakinnyi, urubyiruko rw'abakorerabushake banagize uruhare runini muri iri rushanwa ndetse n'abafana, ubwo bari kumwe n'abayobozi batandukanye harimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kiyombe Bwana Akwasibwe Eric, Director Manager wa Sancta Maria Limited Bwana Kabagambe Jean Paul Musene, Coordinateur wa RYVCP Bwana Ntezirizaza Jean Paul. Ari hitabiriye kandi Presidente w'inama njyanama y'umurenge wa Kiyombe Madame Claudette Mukamusoni, uhagarariye ingabo ndetse n'uhagarariye polisi mu murenge wa Kiyombe. Muri icyo kiganiro kandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kiyombe Bwana Akwasibwe Eric yashimiye abaturage ko baritabiriye amarushanwa maze akagenda neza, abakangurira kutishora mu biyobyabwenge ngo kuko inzoga atari iz'abato kandi n'abantu bakuru bamwe mu rugero. Mufashe ushimire umuterankunga baduhurije hano uyu munsi. Ikigaragara ko ari inshuti y'urubyiruko kandi urubyiruko ni imbaraga zubaka. Rero ubutumwa bw'uyu munsi urubyiruko mbere ya byose bibuke ni indwara y'ubushita ihari, abantu bagomba kuyirinda bakaraba buri hantu hose, hakwiye kuba hari kandagira ukarabe, abantu bagakaraba bakagira isuku. Iriya ni indwara mbi nayo y'abantu babonye urubyiruko ruhuriye hano baributsa ko turabashishikariza kuyirinda. Ikindi ni ikijyanye n'ibiyobyabwenge nk'uko komanda wa polisi yabivuze, inzoga ni iz'abakuru n'iz'abato, ariko n'abakuru banywe wese kugira ngo bagire ubuzima bwiza bwo gukora akazi tugafasha kwa Perezida wa Repubulika. Umuyobozi w'umurenge wa Kiyombe kandi yakomeje gukangurira abana kugana ishuri ndetse anabwira n'ababyeyi ko bagomba kubigiramo uruhare. Ikindi tumaze iminsi abana bagiye ku mashuri, ababyeyi muri hano, abanyeshuri muri hano, dusibya n'umunsi umwe, burya niko gusibira no gutsindwa niko bituruka. Turashishikariza rero ababyeyi gusubiza abana ku mashuri, guhera ejo ni kuwa mbere hakagira umwana n'umwe uguma ku mashuri. Umuyobozi wa polisi y'umurenge wa Kiyombe yashimiye abaturage b'umurenge wa Kiyombe ku mutekano wabo ndetse anabashishikariza gukomerezaho. Naje nsanga imikino igezemo hagati, ariko aho yageze, aho nitabiriye hano ku kibuga kuva nahagera nta mukino nigeze twibaha, ariko mwitwaye neza pe. Nongera kubashimira kandi kuba muri hano ntago ari amaburakindi. Abandi Burundi rubyiruko ruri mu biyobyabwenge, rwijanditse mu bindi bintu. Hari ijambo nkunda gukoresha, urubyiruko rw'umurenge wa Kiyombe hatagira umuntu ujya kubuririraho akabagira ikiraro cyo gukora ibyaha. Mukomeze mubyirinde, mukomeze mwikinire umupira. Ibi bintu murabona bidashimishije, reba ukuntu musa neza, ariko nk'ubu hari urundi rubyiruko nk'aya masaha rushobora kuba ruri mu muhanda basi. Urubyiruko munsi under 18 ntabwo mukwiye kwijandika muri ibyo biyobyabwenge cyangwa ngo munywe inzoga. Nkunda gukoresha irindi jambo, mujye munywa inzoga ntizikabaho. Uhagarariye Ubuzima Nyabwo Limited yashimiye abaturage b'umurenge wa Kiyombe ndetse anababwira yuko yifuza ko ikipe yabo yazacakirana n'ikipe y'umurenge wa Kiyombe. Yitwa Theodomiri Uzabakiriho, akaba ari njyewe umuyobozi mukuru
rw'uruganda Ubuzima Nyabwo Limited dukora inzoga yitwa Acting Wine. Ariko ku busabe bwanjye ubuyobozi nibubyifuza natwe tugira ekipe, hari n'abayizi muri kano karere yarabiciye biracikana nayo igikombe cy'umwaka usize cy'akarere. Ubwo rero nimubikenera cyangwa se nimubitwemerera, tubasabye umukino wa gishuti n'ikipe y'umurenge yose, pani y'akagari, umurenge wose bazashakemo ikipe duhure, hanyuma dusereburire hamwe ibyo byishimo. Nyuma y'ibiganiro hakurikiye igikorwa cyo guhemba amakipe yitwaye neza ndetse n'abakinnyi bitwaye neza. Director Manager wa Sancta Maria Limited Bwana Kabagambe Jean Pomusene ashyikiriza igihembo Manirafasha Aloys nk'umukinnyi witwaye neza ndetse akaba yaranatsinze ibitego byinshi. Uyu ni umukinnyi w'ikipe ya Kabungo. Haje rero guhembwa ikipe ya Kabungo yabaye ya gatatu amafaranga agera ku bihumbi 40 y'u Rwanda. Hakurikiraho ikipe ya Tovu yatsindiwe ku mukino wa nyuma amafaranga ibihumbi 60 y'u Rwanda. Nyuma yaho kandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kiyombe ndetse n'uhagarariye Ubuzima Nyabwo Limited baje gushyikiriza igikombe ikipe ya Gitenga ndetse n'impamba y'amafaranga ibihumbi 100 y'u Rwanda. Mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Kiyombe, njye nari Thierry Areniyigena. Iyi ni NHT10 TV.